Tubahaye ikaze nanone kuri Unguka Ubumenyi Post. Turashimira cyane abantu bakanze subscribe kuri iyi channel yacu, tunashishikariza abantu batarakanda subscribe kugira ngo mukande subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibizajye bibacika. Hari ibiribwa rero bishobora guteza ibibazo iyo umuntu abivanze nabi, kwa kundi ufata ibyo kurya ukabiteka cyangwa se ukabirya ariko utazi yuko byakugiraho ingaruka. Hari ibintu byinshi abantu barya buri munsi batabanje gutekereza niba bishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo. Bamwe bemeza ko ikintu cyose kiribwa nta kibazo, ariko impuguke zimwe zigaragaza ko hari ibiribwa bishobora kutajya bihuza, mbese iyo bivanze cyangwa se biriwe ukabirya icyarimwe bikaba bishobora kukumerera nabi, bikaba byakuviramo n'urupfu. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe bimwe muri ibyo biribwa ndetse n'impamvu abantu badakwiriye kubirya bivanze, bakaba bagomba kubyitondera. Komeza urebe kugeza ku musozo kuko hari amakuru ushobora kugufasha uyakuyemo hano, hanyuma akaba yafasha wowe n'umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe muri rusange. Hanyuma niba ukunda ibiganiro nk'ibi rwose kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'indi video y'ubumenyi. Ibiribwa rero abantu bakwiye kwitondera kuvanga mu bice bitandukanye by'isi. Ubundi hari imyemerere ivuga ko ibiribwa bimwe bishobora guteza ibibazo iyo ubiririye hamwe nk'uko twabivuze, nubwo atari byose byemejwe na siyanse, ariko hari aho ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bamwe bashobora kugira ibibazo bitewe n'uko imibiri yabo yakira ibyo biribwa. Urugero, ibiribwa bya mbere utagomba kuvanga, burya amafi, gufata amafi ngo uyavange n'ibindi bintu, kuko amafi ni ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi kandi zifasha umubiri, ariko hari abantu bagira allergie cyangwa ibindi bibazo nyuma yo kuyarya, cyane cyane iyo ahujwe n'ibindi biribwa runaka cyangwa atabitswe neza. Hari kandi amavuta n'imbuto zimwe zifite acide nyinshi, urugero nk'indimu. Niba wanyoye amata warangiza kunywa amata ukarya n'indimu, ibyo bintu ntibijyana rwose, ntabwo bijyana. Nubwo abantu bashobora kumva bivugwa ukagira ngo ni urwenya n'iki, ariko ibintu bigira ingaruka mbi iyo wabivanze. Ubundi impuguke zivuga ko kunywa imiti, nk'ubu ngubu hari umuntu ushobora kunywa umuti, yamara kunywa umuti akanywa na soda, cyangwa se yamara wenda kunywa umuti ugasanga afashe ikindi kiribwa. Rero ibyo bintu bishobora no kugutera urupfu. Hari ukuntu indimu burya zigira ibyo zivangwa. Donc ushobora kuvanga indimu n'ikindi kinyobwa gishyushye, cyane cyane ibinyobwa biba bishyushye. Iyo ukinyoye warangiza ugafata n'indimu, cyangwa se ikinyobwa, cyane cyane ibinyobwa bishyushye nibyo bintu bikunda kuba bibi cyane. Iyo ugifashe rero ukakivanga, ibyo bintu bikumerera nabi. Inyama n'amagi mabisi iyo uzivanze nabyo biba bibi. Inyama cyane cyane iyo zidakaranze neza n'amagi mabisi ni ibintu bishobora guteza ibibazo ku mubiri w'umuntu. Bishobora kuba uburozi kuri bamwe, abandi bikaba bishobora kubatera kuruka, gucibwamo kuko bitabagenewe. Ubwo rero cyangwa se bikaba bitagenewe gukoreshwa muri ubwo buryo. Impuguke rero zivuga ko amagi mabisi aba afite intungamubiri nke ku mubiri w'umuntu, kandi mu gihe adatogoshejwe neza cyangwa se ngo akarangwe ntagomba kuribwa. Hari abantu bakunda kurya amagi mabisi bababwira yuko amagi mabisi afite intungamubiri, ariko burya intungamubiri zigirwa cyane cyane amagi iyo atetse. Iyo atetse nibyo byiza, kuko ubundi amagi ari mu biryo byubaka umubiri. Ni ibikomoka ku matungo byose, harimo inyama, amafi, amagi, amata, za foromaje. Ibyo byose rero cyane cyane amagi yo yubaka umubiri mu gihe ahiye. Rero ikindi wenda
abantu hari ikindi abantu twareba wenda bagomba kwitondera, ni uguhitamo ibiryo. Ni byiza kwibanda ku ntungamubiri no kwirinda kuzivanga. Hari ibiribwa biba byararengeje igihe cyangwa se byabitswe nabi. Akenshi ikibazo ntikiba kiri mu kubivanga, ahubwo gituruka ku mikurire ya za bagiteri n'utundi dukoko dushobora kwangiza ibiribwa. Abahanga rero basaba ko abantu bajya bita ku isuku, noneho n'uburyo ibintu bibikwamo, hanyuma bakareba n'igihe bishobora kuzamara mbere yo kubirya. Impamvu rero abantu bakwiye kubyitondera ni uko iyo umuntu yariye ibiribwa byangiritse cyangwa umubiri we ntubyakire neza, ashobora kugira ibimenyetso birimo kuribwa mu nda, kuruka, guhitwa, kubyimba inda, kugira isesemi, aleriji ku bantu bamwe. Niyo mpamvu ari byiza kumenya ibyo urya no kwitondera amakuru atangwa n'impuguke z'ubuzima. Muri rusange ntabwo buri kintu cyose abantu bavuga ko gihinduka uburozi iyo kivanze kiba gifite gihamya ya siyansi, ariko kandi ntibivuze ko tugomba kwirengagiza ibyo turya. Ku kintu cy'ingenzi ni ukurya ibiribwa bisukuye, bibitswe neza kandi byateguwe mu buryo bwiza. Iyo ugize ikibazo wenda cyo kurya ibyo kurya bikakumerera nabi, uba usabwa kujya kwa muganga bakagufasha kugira ngo ube wakemura ikibazo wagize. Ibi ngibi ni inama ziba zatanzwe n'abaganga batandukanye, ntabwo ibintu byose, kuko abaganga nibo baba bafite amakuru yizewe, baba bazi neza ibintu bikwiriye, kuko baba barabyize, baba bazi ubushakashatsi, baba barakoze ubushakashatsi buhagije, ku buryo abaganga nibo bantu ba mbere baba batanga amakuru yizewe. N'ibi ngibi twabisomye ku mbuga ziba ari iz'abaganga, hanyuma natwe tukavuga duti reka turebe yuko twabibagezaho. Rero ikiganiro nk'iki ngiki ucyungukiramo ubumenyi, cyane cyane iyo ugikurikiranye ukakirangiza, kubera yuko hari abantu bakora ibintu mu buryo batari bazi ariko batazi ko ari bibi. Rero reka wenda tubirebe muri rusange, turebe ibiribwa nk'umunani umuntu ashobora kwitondera. Icya mbere ni indimu n'amata. Nk'uko twari twabivuze dutangira, amata n'indimu ntibishobora kuvangwa hamwe, kuko iyo bivanze amata byanze bikunze aracika. Iyo rero umuntu avanze amata n'umutobe w'indimu, bishobora gutera uburozi ndetse bigatera n'ibibazo by'umutima. Noneho ikindi ni ubunyobwa n'amavuta ya elayo cyangwa se ya olive. Ubunyobwa ni ingenzi cyane mu mubiri kandi bukoreshwa ahantu henshi, ariko ubunyobwa burimo poroteyine nyinshi, kandi bumwe akenshi mu biryo bifite intungamubiri z'ingenzi, mu biribwa bifite intungamubiri z'ingenzi ziba zirimo cyane. Rero amavuta ya elayo nayo arafasha cyane cyane mu kuvura indwara zimwe na zimwe, ariko guhuza aya mavuta n'ibinyamisogwe biteza ibibazo. Ni byiza kuyakoresha hatarimo ubunyobwa. Ikindi ni ukunywa imiti no kuyivanga n'ikintu kirimo gaze, bigira ingaruka zikomeye. Ubundi impuguke zivuga ko kunywa imiti na soda nka fanta cyangwa coca-cola bishobora kugutera urupfu, bitewe gusa n'ubwiyongere bukabije bwa gaze. Noneho inyama n'amagi mabisi, kuvanga inyama zidakaranze neza ukazivanga n'amagi mabisi bishobora kuguteza ibibazo mu mubiri, bishobora kuba uburozi kuri bamwe, ndetse bishobora no gutera kuruka no gucibwamo nk'uko twari twabivuze. Hanyuma mu bindi wenda twavuga, ndabona ibindi wenda dushobora no kuba twabivuze cyane, ariko mu kwitonda mu biribwa duhora dusoma tugirwa inama yo kutarya umunyu mwinshi,
isukari nyinshi, kunywa inzoga nyinshi, ni ibintu byinshi tuba tugomba kwirinda kandi bikunda kuvugwa. Niyo mpamvu rero tuzakomeza tubakorere ubushakashatsi, hanyuma ibyo twasomye tujye tuza tubabwire hano. Murakoze rero kudutega amatwi, ibiganiro byo bihoraho, tuzajya tubazana ibiganiro nk'ibi ngibi. Ahasigaye namwe mukomeze kubana natwe, mujye muri komenti mutwandikire, mwandike muri komenti muduhe ibitekerezo, kanda like kuri iyi videwo ndetse munakore sheya. Utarakanda subscribe adukandire subscribe, araba aduteye inkunga. Murakoze cyane rero, tuzasubira naho ubutaha. God bless.